tukubita ku gahanga k'ihene kagahinduka k'intama. Uyu mugabo rero kuko nge ndi ihene. Icyo nshaka kukubwira papa yanga sibyo turi kuvuga ubutumwa bwiza. Mbwira ibisekuruza byawe bine. Uyu nguyu Yesu aragukunda. Impamvu turi kuvugana gutya nuko Yesu akunda abantu. Yesu uyu nguyu akunda abantu. Tega amatwi kumamwe mwigisha ahubwo. Ariko by'umwihariko twebwe dufite umwihariko wo kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga inkuru z'isanamitima. Oya ni mutima. Amazina yanjye rero nitwa Pastor Emilingson Byiringiro, nuruka muri Tower of God Ministry. Ngo gusa icyo tuzi yuko ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ibahereza umugisha. Nzanye inkuru nziza mwaka gace. Hari Yesu bohora, hari Yesu wubaka, hari Yesu ubasha gufasha abantu, hari Yesu ubasha kuvana abantu mu bibi, hari Yesu ubasha kubohora abantu, hari Yesu ubasha gukiza, hari Yesu ukiza indwara. Uyu nguyu yarapfuye, uyu nguyu amaze gupfa arazuka. Imyaka 2025 irashize, imyaka irashize. Nje rero nje guhamya uwapfuye akazuka. Nje guhamya uwapfuye akazuka ari we Yesu Kristo. Uyu nguyu yarapfuye so wanyapfuye. Impamvu mvuga ibi ngibi ngo Yesu yarapfuye ntago ari abambere babashije kubihakana, ntago ari uwa kabiri wahakanye yuko Yesu yapfuye. N'amazina menshi yabayeho yibagiranye, n'abami benshi babayeho bibagiranye, n'abakomeye benshi babayeho bibagiranye, ariko Yesu Kristo uyu nguyu wabayeho impamvu atigeze yibagirana. Uyu nibagiranye aracyavugwa. Anditswe ari we impamvu mpamya yuko Yesu yapfuye akazuka. Impamvu mpamya yuko Yesu yapfuye akazuka nuko yazukiye mu mitima yacu, nuko yazukiye mu bugingo bwacu. Ntabwo yigeze avuka Yesu umutima wawe. Icyo nshaka kukubwira papa yanga sibyo turi kuvuga ubutumwa bwiza. Mbwira ibisekuruza byawe bine. Uyu Yesu aragukunda sibyo. Mbwira ibisekuruza byawe bine mbere yo kumbwira Yesu mu binyejana magana abiri. Uyu nguyu Yesu aragukunda. Impamvu turi kuvugana gutya nuko Yesu akunda abantu. Yesu uyu nguyu akunda abantu. Uyu nguyu Yesu yabayeho yarapfuye. Yesu ni Umwisiraheli. Tega amatwi kumamwe mwigisha ahubwo. Ndimo ndahamya Yesu. Turimo tuhamya Yesu tuzi. Turimo tuhamya Yesu ukuri. Uyu nguyu yarapfuye akazuka. Ntabwo yeze abaho. Impamvu uriho nawe. Uwo Yesu uvuga ni yeze abaho. Impamvu uri. Yego. Utakurinze. Indese. Ngewe ndizwe n'imazinzwe na Yesu. Impamvu uriho nawe nuko akurinze. Ngendwi n'imazinzwe na Yesu. Reka nkubwire. Hari abo mwabanye barapfa baragenda, hari abo mwabanye barafungwa, hari abo mwabanye bicwa n'inzoga, ariko uracyari. Yesu yabayeho avuga kwa Mariya na Yosefu barapfuye, kandi nanjye ndacyariho. Yarapfuye niko ubuzima evolution ukikora. Yarapfuye nyine nawe uzapfa nanjye nzapfa. Yesu yavuze kwa Mariya na Yosefu arapfa. Umuntu upfa wizeye Imana, umuntu upfa wizeye Imana arasinzira. Abategereje umuzuro. Ikintu cyaka kukubwira ni iki rero. Yesu yabanye nawe utarabaho. Yesu yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, akomeza kukurinda, agendana nawe, abana nawe, na n'uyu munsi wa cyari. Ntabwo ari ikego kuvuga ngo Yesu yamenye ngo ni mu nzu ya mama. Imbwa ibyara imbwa, ihene ibyara ihene, umuntu abyara umuntu. Kuvuga ngo Yesu watize iminsi Yesu. Wakana yuko ataba ushingiye kuki? Ntabwo mvuga ko ataba yabaye ko ntabwo ari wowe. Reka mvuga impamvu ariho. Uvuga Yesu n'utari uvuga. Reka mvuga impamvu Yesu ariho. Impamvu Yesu ariho. Nanjye mu mwanya wo kuvuga ko Yesu atariho. Ndabanje kugwa. Vuga impamvu Yesu atariho. Urakoze cyane. Ikintu nemera mu buzima bwanjye kuva navuga nkabaho
Yesu yabayeho ariko uvugwa muri Bibiliya ntago ari we. Yesu yabayeho gute rero ni ugomba kuba uzi n'uwo ni uwo ngo cyangwa Yesu uzi n'uwo habaye Yesu mu Isiraheli wavuga kamara Yosefu mu muryango wa Yuda ari we mu muryango wa Dawidi mu ntare ya Yuda uwagaragara muri Matayo mu gitabo cyanditswe n'abakorone uramubona mu gitabo muri Matayo igice cya mbere wera ku murongo wa mbere uramubona n'abavandimwe biwe Yesu mwene Mariya mwene Yosefu n'abavandimwe bose urabona mu gitabo cyo muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere. None ko Yesu uri muramuhakanute n'ibintu bintu nkomeze bro. Hanyuma uwo Yesu wabayeho rero ni we yavutse ku ngoma y'Abaroma bari babisi yose ariko ari krone y'Abayisiraheli bakoreje Isiraheli rero bamaze gukoreje Isiraheli ibyo bibazo ntibyigeze bibakundira babonye Yesu yamaze gukomveka nk'uko Gihanga mu bijana yabayeho nk'uko Rukarwabishinga yabayeho mu Rwanda ndavuga iwacu i Rwanda batangira kumenyereza abantu imico yo kwandika muri Bibiliya no mu bitabo by'Yobokamana kugira ngo batoze imico yabo n'ibyo batuzanyemo mu gihe bazakudukoroneza batubwira ngo abarirwa bakene mu mutima yabo nk'uko biboneka muri Matayo. Yesu mvuga rero bayeho ntanemera ntabwo ari Yesu wa Bibiliya nemera Yesu mu mateka uwo nguwo yabaye aje guhangana n'ubukorene bw'abaye Roma n'Abisiraheli n'abaki yaje guhangana n'ubukorene bw'Abaroma n'Abisiraheli kugira ngo akuremo ingoma y'Abaroma. Rero Yesu ndimo ndavuga ntabwo ndasoza umva ntabwo urasoza ngende kuvuga Yesu umuntu yiboneye ku giti cye uze kuma umwanya nsoza ngende kuvuga Yesu umuntu uze ku giti cye ndi kuvuga Yesu umuntu azi ku buzima bwe ndi kuvuga Yesu w'umwihariko ku buzima bwiwe. Umuntu wese agira igice cy'ubuzima bwiwe umuntu wese agira imibereho yiwe umuntu wese agira ahaturuka ariko Yesu ndi kuvuga ntabwo yabayeho ku bushake bwa se na nyina. Yesu ndi kuvuga ntabwo yabayeho ku bushake bwa Mariya na Yosefu. Ndi kuvuga Yesu urumva Yesu jambo hoza ari jambo kandi biriho byose byaremwe muri nawe kandi uwo nguwo Bibiliya yambwira ngo azagendera muri twe akorere muri twe avugiye muri twebwe urumva ngo tuzaba abana biwe nawe aba umubyeyi wacu. Ntabwo ndi kuvuga Yesu wandikwa muri Bibiliya ndi kuvuga Yesu umuntu ku giti cye yizera wowe ubwawe ukamwizera ukamuha ubuzima bwawe ukamuragiza ibyawe ukamuragiza umuryango wawe agakomeza akagenda. Ntabwo ari Yesu abiri uvuga ntabwo ndi kuvuga Yesu mu gitabo ntabwo ari uvuga ndi kuvuga icyo gitabo cyereze bari abantu bakizi tuvugana Yesu tuvugana nge nawe umva nkubwire iyo Bibiliya ire mfasha oya jewe ntabwo ikabaye y'Imana yizane yitwige mbere n'icyumba Omasi ngende kuvuga Yesu ngo nako twabere yimenye twige mbere kuvuga Yesu umuntu Yesu wa Bibiliya mureke tuganire Yesu kuvuga Yesu umuntu yibonera ku giti uzagura Yesu umuntu agendana ku giti bika Bibiliya tuganire Yesu Yesu ku giti cyawe ariko muzese waraje kukubwira oya na Yesu abiri uvuga Yesu abiri uvuga Yesu abiri uvuga ni wowe wigishaho Imana gutumye ngende ndavuga Yesu ukiza ibyaha Yesu wohora Yesu womora inguma na Yesu ukiza ibyaha ubaho ni kuvuga Yesu na Yesu ukiza ibyaha ubaho nabaho wowe ubwawe wavukiye mu nda yasoranye kuba umunyabyaha niko Bibiliya ivuga uri umunyabyaha jewe ntabwo makana yuko umuntu adakora icyaha none se urashaka iki ntabwo makana yuko umuntu adakora icyaha ariko yambaye umubiri uyu mubiri twambaye Yesu w'umukiranutsi nabaho Yesu umuntu uvuka ku mubiri n'amaraso aba ari umunyabyaha sinitemini Yesu yavuze kwa Mariya na Yosefu abanyabyaha uzi njyewe simakana ibyo uvuga yego urumva simakana ibyo uvuga mfite fagiti yabyo ntabwo mbishyigikiye oya ndakijije nakubwira ni kimwe ndakijijwe na Bibiliya uyu nguyu mwizeye ndakijijwe na Bibiliya uyu mwizeye wabona ibyo ni iby'umwuka ndakijijwe na Bibiliya iyi Bibiliya yabivuga iki
kwanza mbwira icyifuzo ufite. Reka tubaze ibyanditswe. Icyifuzo ufite ndashaka kubaza ibyanditswe. Tubaze ibyanditswe n'iki? Tugiye kubazwa yuko icyifuzo ufite n'iki? Urakima n'iyikubwira. Mbaza ndagusubiza. Ndashaka kubaza ikibazo nshingiye ku byanditswe. Jewe ufite icyo cyifuzo. Ufite icyo kibazo mu gusubiza. Ijambo rimwe. Ndashaka ko usubiza ibyanditswe, usubiza ikibazo mfite ukoresha ibyanditswe. Ibyanditswe bindi. Yesu ni kuvuga. Tuye gusoma ibyanditswe. Yesu ni kuvuga. Ari Yesu. Ni Yesu wakurinze ukiri umwana. Ndakubwira gihanga ngo mbijana. Yesu wakurinze ukiri mutoya. Ndakubwira gihanga ngo mbijana. Yesu wagendanye nawe. Ndabwira gihanga Yesu wakurinze. Ndakubwira gihanga ngo mbijana waza u Rwanda. Yesu wakuvana mu rusini. U Rwanda ari inyo ruhanze. Yesu wakuvana mu byaha. Gihanga ngo mbijana guhagaritsa uri. Reka mubaze. Ni gihanga ngo mbijana guhagaritsa uri. Nizaho gatoya. Nizaho gatoya. Nta kintu bese akagenda. Iyi nzoga oya abarengana wambwira oya itonde winderanje ntaba nakubashe n'umuhanda n'uwa leta cyangwa ngo mijanaza u Rwanda umuhanda yawushyizemo mw'abantu mwe reka mabase uragiwawe bizagutangira inkuru urumva hari urubuto wambwira ruba mw'inzoga iyi ni shimi wenda ariko ubundi shimi hari urubuto rurimo hano shimi sibyo what is meaning shimi hari vitamini irimo hano wambwira ibamo hano ni vitamini washaka hari vitamini ibamo hano irimo arukoro hari urubuto arukoro mwabamwe ubuza arukoro waba oya rero sinanga inzoga sinanapfobya inzoga yaba mutariho ntabwo uriho hari urubuto wambwira ni shimi hari urubuto wambwira rubamo harimo arukoro ntabwo nasaze oya ntabwo wasaze nawe hari vitamini wambwira hari vitamini wambwira mw'iri cupa harimo arukoro soma hano ibyanditseho bigize iyi nzoga urayibona bro mu yandi magambo nta vitamini ibamo hano harimo kataloge nta n'urubuto rubamo ruhagize rurimo icyo bivuze ni iki reba ibigize harimo amazi amazi izo bigizwe n'amazi amazi harimo arukoro what is arukoro hari ibintu bitatu arukoro iva mu bintu byinshi cyane ikorwa mu byo turya mu byo tunywa mu byo dukwamo arukoro amazi hari ibyanditswe tuganira kumubwira amazi ntagira impumuro ntagira n'uburyohe nta rubuto rubamo hano sibyo wimena bakwambura iyo bibiranye aha nta rubuto rubamo ahangaha nta mbuto zibamo ahangaha ikindi ahangaha ngo babyita ibyuma uri kunywa ibyuma umuntu w'umugabo akanywa icyuma reka tuganire ku ijambo rimwe icyuma reka tuganire akira inzoga yawe tuganire ngo tuganire akira inzoga yawe yewe wemera ko tuganire amazi ntagira impumuro ntagira n'uburyo nyine tuganire sibyo tuganire twaganira ubishaka yego abantu bari hano baduhe iminota ibiri ariko bayicunga tuganire ibintu bifite akamaro jewe ntabwo ndanga nshyigikira inzoga iyi nzoga nta mbuto zibamo sibyo urimo kwamamaza nta mbuto zibamo inzoga ntiwambwira vitamini ibamo ntiwambwira n'inyungabuzima izigize igute naza kubwira nguyu ngo ndamukundisha inzoga kandi inzoga nta mbuto zibamo inzoga nta vitamini zibamo ikigaragara cyoho ikigaragara cy'usobanukiwe ikigaragara cy'usobanukiwe cyo ntabwo uzi impamvu unywa inzoga ni umwuka ukubaho gutera kuzimu ni ikirere kikugendaho kigutera kuzimu akaba ari nayo mpamvu nawe uvuga ubishyigikiye ariko ntabwo uzi impamvu urumva uzinywa wakamenya inyungu zabyo zo kuzinywa waca musengere yagukiza akakubona uremera kwihana nkagusoma reka ahubwo ngiye gusaba uremera kwihana nkagusoma mbere yo gusenya ndashaka njyewe reka nkubwire njyewe umva
Yesu nagukura ku nzoga njyewe ubwanjye ngiye byiringiro sinagukura ku kugusabira njyewe ntabwo nakura umuntu ku nzoga njyewe ntabwo naguca ku nzoga ariko hari Yesu ukura umuntu ku nzoga hari Yesu ukura umuntu mu byaha hari Yesu ukura umuntu mu bubata njyewe ubwanjye njyewe ntabwo nakubita ku gahanga k'ihene ngo kahinduka k'intama ariko hari Yesu ukubita ku gahanga k'ihene kagahinduka k'intama Yesu biranditswe ibyo biranditswe mu gitabo cya Yesu bisomera abantu babibone tuzi abantu benshi nahita mpinduka intama nanjye hari Sawuli uyu mugabo rero kuko njye ndi ihene mu byanditswe ndi ihene mu bintu bitatu Yesu yavuze njye ndi ihene kubita mu gahanga k'ihene Yesu nabasha gukubita ku gahanga k'ihene yego kagahinduka k'intama soma iryo somo icyo nabikwizeza soma iryo somo hari Sawuli soma iryo somo hari Sawuli Sawuli yigeze w'intama ubaho hari Sawuli soma ihene